Bantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, mwumve ko tubakunze, tubasabira no ku mwami wacu Yesu Kristo, kubwo twahanze umurimo wo gukorera kuri Gitangaza NTV kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere hafi. Uyu munsi rero twabonanye n'umukozi w'Imana Hakizimana Shadaraki. Twamushatse kera kugira ngo atubwire igituma ahanura, igituma abwiriza, kubera yuko yatubwiye ko avugana n'Imana kenshi. Umukozi w'Imana turakwakiriye, ni karibu. Murakoze kutwakira kandi twishimiye kubana namwe no kubagezaho ubutumwa Imana yadutegetse kubabwira. Mbere ya byose dushimye Imana itwemere ikaduha uyu mwanya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko mbere yuko tugira icyo tuvuga, ko tubanze dusenge Imana. Imana turagushimye mu izina rya Yesu, rera kandi urakiranuka, wabanye natwe mu minsi yashize na n'uyu munsi uracyari kumwe natwe. Turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana, tugiye kuvuga ubutumwa wadushyize ku mutima, reka bushorerwe n'imbaraga y'umwuka wera, kandi abazabwumva bose uzabahindure, uzababera impambi izabageza mu bwami bwawe. Izina ryawe rishimwe. Gumana natwe, uturengere, byose kubishaka mu izina rya Yesu, amen. Reka twinjire mu mwanya kugira ngo dufashwe n'ijambo. Mbere y'uko tuvuga ubutumwa, reka dufashwe n'iri jambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 11 umurongo wa 32. Niba twahageze reka dusome mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Imana yacu dusange. Irindi jambo twifuza gusoma ni ijambo riboneka mu gitabo cya Yeremiya, ibice 17 umurongo ni wa 7 gusa. Uravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Reka noneho n'ubundi uko bisanzwe ijambo ry'Imana niryo ribanza kutuyobora ritwinjiza mu butumwa twateguye. Ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo bava mu isezerano ari nta mpamvu izabayobesha kubashyeshyenga. Nta kindi Imana yashakaga kuvuga, ni ukuvuga ngo abantu bazayitera umugongo, ndibayubahe, ndibayikorere. Nta kindi yashakaga kuvuga, ni ukugira ngo ibamenyeshe ko hazaduka abahanuzi bazabashyeshyenga, bakabayobya babakura mu byo kwizerwa. Nshuti yanjye wowe uri kutwumva, irinde kumva amajwi yose agutandukanya n'urukundo rw'Imana, kubera ko abo kukuyobya bo barahari, abo kugutandukanya n'Imana barahari, abashaka kutasabana n'Imana barahari. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo inzira watangiye ikomeze yo gutumbira umusaraba wa Kristo. Mana yacu dusange cyane, kandi Uwiteka tugirire neza. Mu rugendo biragoye kandi biraruhije, ariko abazi Imana yabo bazakomera kandi bakore iby'ubutwari. Twasomye n'igitabo cya Yeremiya, ibice 17 umurongo wa 7, utubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Icyo usabwa ni ukwizera Uwiteka gusa, ukirinda kuva mu byo kwizerwa. Niwizera Uwiteka, Uwiteka azabana nawe mu bibazo, azabana nawe mu ntambara, Yesu azabana nawe. Abantu bagutereranye, Yesu azabana nawe, kandi azarusha kukwegera no kukubera ibyiringiro. Igihe inshuti zagutereranye, imiryango yagutereranye, abavandimwe n'inshuti bagutereranye, ndagira ngo nkubwire ngo izere Uwiteka, wirinde kwiringira imiryango, wirinde kwizera inshuti, ahubwo Imana bariyo ugira nyambere, abandi baze bakurikiraho, ariko Imana ariyo yabanje. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Imana yacu dusange. Reka noneho twinjire mu kindi gice cy'ubuhanuzi nyirizina. Imana yadushyize ku mutima, idutegeka ko tugomba kuvuga. Imana irimo iratangaza ngo amatorero menshi, abantu benshi bayarimo ariko ari ku izina gusa. Abantu basigaranye hawuzingi, Imana iri kubashaka bakayishimisha ku minwa, ariko yabashaka ikababura.
nshuti yanjye mwene data, uracyafite igihe cy'imbabazi z'Imana kugira ngo ugaruke nawe imbabazi z'Imana zikubonekeho. Abantu benshi basigaye ku isi gusa bari mu itorero, ariko bari mu itorero badahamanyije n'umusaraba. Bitwa abaririmbyi, bava kurepeta, bava mu itorero bakinjira mu busambanyi, bagakora byinshi bibi byo kubabaza Imana. Ariko nshuti yanjye mwene data, wowe ukeneye kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka, nuko wava mu byo urimo ugatumbira umusaraba wa Kristo, kuko ijambo ritubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niwizera Uwiteka ukava mu byo urimo, ukirinda kumva amajwi yose akuyobya agutandukanya n'urukundo rw'Imana, byanse bikunze Uwiteka azakubera ibyiringiro. Niba nta buryarya ufite mu itorero, niba nta buryarya ufite muri korari, mu masengesho atari uburyarya, urimo uhamanya n'umusaraba, Uwiteka azakubera ibyiringiro. Abandi bagutereranye, Uwiteka azabana nawe. Inshuti zigutereranye, Yesu azabana nawe. Icyo ngusabira ni ukugira ngo ukomeze gutumbira umusaraba wa Kristo, Imana y'amahoro idusange. Ikindi Imana yaje kutwereka, Imana yaratubwiye ngo dore izanye ubutayu imbere ya buri wese, kandi ubwo butayu buri wese agiye kubwigiramo, kandi benshi bagiye kugwa mu butayu bitewe n'uko baterengeye Imana. Ariko uwabanye n'Imana neza, Imana izamwambutsa ubutayu. Imana itugirire neza kandi Uwiteka tubereke urugamba. Nshuti mwene data, ibi bintu ndimo kuvuga nawe amaso yawe yabikugaragariza. Abantu benshi bari kwihisha mu matorero, ari ingozi y'ibibi, ari abasambanyi, ari abarozi, ari abasinzi, ari abagome, barimo barihisha mu matorero, bakiyerekana ko ari intama mu ndara y'amasega aryana. Bavuga ibyo gusenga, abantu ntibabikozwe, ahubwo bakikorera ibyo bishakiye. Imana yacu iraje ndizaceceka, niko Zaburi 50 yavuze, uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 3. Imana iraje ndizaceceka, kandi imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Ndagira ngo ngubwire ngo nshuti mwene data, Imana iraje ntabwo izaceceka. Niba uri gukora ufite uburyarya, Imana ntabwo izaceceka. Ntabwo uzayikanga diplome, ntabwo uzayikanga amashuri cyangwa imiryango zikize, ntabwo uzayikanga guvuka kwa runaka. Imana iraje kandi ndizaceceka, ingota y'Imana igiye gukora. Ndagira ngo mbabwire ngo benshi bagiye kugwa mu butayu kandi nta bugingo babonye. Bari bitwa abaririmbyi ariko biyoberanya mu matorero, bitwa abapasiteri biyoberanya mu matorero, bitwa abadiyakoni biyoberanya mu matorero. Umwijima waza bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bavuga ngo ijisho ry'Imana ndiribabona. Ndagira ngo ngubwire ngo nshuti yanjye, ndahantu hakwisha ijisho ry'Imana. Imana ibikubona, haba mu mwijima, haba he aho akwihisha hose, ijisho ry'Imana rishobora kukubona. Ushobora kwisha amaso y'abana b'abantu, ay'abapasiteri n'ay'abadiyakoni, ariko ijisho ry'Imana riba riri kumwe nawe. Ni nayo mpamvu ngushishikariza gufata umwanzuro ukagaruka igihe cy'imbabazi kigihari, kubera ko imbabazi zigiye kurangira. Imana yacu tugire neza. Reka dusoze dusenga kugira ngo nawe ubu butumwa nibukugeraho bizagufashe gufata umwanzuro. Mana turagushimye, uruwera uri Kristo, warabambwe turabamburwa, twarabagupfa tubera igitambo. Turasenze mu izina rya Yesu, utabara ubwoko bwawe, twongerera imbaraga zo kuzinuka icyaha, tugakora ibishimwa nawe, kugira ngo kuri wa munsi tuzabona ubugingo bw'iteka. Dukure mu gitabo cy'abagomba kurimbuka, twandike mu gitabo cy'abanyabugingo bazabana nawe ku ngoma itazahanguka. Reka byose bigengwe nawe kandi uko ubishaka, mu izina rya Kristo Yesu, amen.